kandi nanone wareba iki kibazo cy'uyu muhanzi we ntiyemera uyu mwana, cyane ko twese tubizi ko uyu mwana atari uyu mugabo, nk'uko ikibazo kigeze kuvuka mu minsi yashize cyagaragazaga ko yashakanye n'uyu mugore atwite azi ko umwana ari uwe, nyuma yaho aza kuvumbura ko uyu mwana atari uwe. Nubwo uyu mugabo yakomeje gukora inshingano zo kwita kuri uyu mwana, ndetse tunamushimira, ni umugabo w'imfura cyane, bikorwa n'abagabo bake cyane. Rero aba baburanyi bombi ni ukuvuga Platini n'umugore we basaba urukiko gushingira ku ngingo ya 129 y'itegeko nomero 32/10/16 ryo kuwa 28 z'ukwa munani 2016 itegeko rigenga abantu n'umuryango, rukemeza amasezerano yabo yo gutandukana yo kuwa 30 z'ukwa munani 2023. Akaba ari nabwo nyine bagiye mu murenge, aho bombi bavuga ko bashaka gusesa aya masezerano ku mpamvu zabo bwite. Mwiriwe, reka nongere mbashimire cyane mwe mukomeje kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete, cyangwa se AMS mu magambo y'impine. Aho nge ubaha ibi biganiro ndi Cyubahiro François Elvis, nkaba ndi umunyamategeko. Nk'uko mumaze kubimenyera kuri YouTube channel, tubafasha gusobanukirwa ndetse no kumenya amategeko y'u Rwanda ku buntu nta kiguzi, ndetse tukabahereza n'ibiganiro byitwa alert, aho muri ibyo biganiro alert tubasha, cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda alert bisobanura kuba maso, aho dufata inkuru z'ibintu bisanzwe biba mu buzima bwo hanze, biba byabaye nyine, tukaba twabihuza n'amategeko kugira ngo bifashe ndetse bibere isomo abantu, kugira ngo tujye tubasha kubyirinda, kugira ngo bitazajya bitugiraho ingaruka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndetse kugira ngo mujye mubasha gukurikira ibiganiro byacu tubahereza hano kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete, ndabasaba gukanda subscribe kubera izi mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ndetse ubibone mu ba mbere, ndetse bibashe kukugirira akamaro, kugira ngo umenye amategeko y'u Rwanda, kugira ngo mu gihe uhuye n'akarengane cyangwa se mu gihe uhuye n'ikibazo umenye icyo gukora, cyangwa ube watwitabaza tugufashe, ndetse kugira ngo igihe ubaye uhuye n'ikibazo bitakugora kuba wabona contact zanjye cyangwa wabona YouTube channel yanjye, kugira ngo ugire ibyo wigiraho, cyangwa se kugira ngo umvugishe ngire ikintu ngufasha. Ni byiza ko wajya ukora subscribe kugira ngo ibi byose bikorohere. Mbibutsa nanone ko serivisi dutanga zacu zose ari ubuntu. Ndizera noneho ko ubu ngubu wowe uri kunkurikira wamaze gukora subscribe, like ndetse no kuri nzogera notification. Reka noneho dukomeze mu kiganiro cy'uyu munsi nabateguriye kivuga ku gutandukana kw'abashyingiranywe, ndetse tugendeye ku nkuru ziba zivugwa hano ku basitari bacu, kugira ngo ndetse tugire byinshi twigiramo, cyane cyane muri iki kiganiro turi buze kwibanda ku nkuru y'umusitari w'umuhanzi witwa Platini, aho inkuru zivugwa hano hanze ari inkuru yo gutandukana kwe n'umugore we, aho basabye ubutane, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe. Reka noneho dusubire mu kanya tuganira ibyo. Murakoze cyane. Umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo Nemeye Platini, wamamaye nka Platini, yatangaje ko atemeranya n'umugore we, cyangwa se ataremeranya n'umugore we Olivia Ingabire guhana ubutane bwa burundu divorce. Uyu muhanzi yifashishije urubuga rwe rwa Instagram
kuri uyu wa gatanu ushize tariki 28 Kamena 2024, uyu muhanzi Platini yahakanye inkuru zivuga ko yemeranyije n'umugore we gutandukana ndetse avuga ko ayo makuru ari ibihuha. Iyo urebye ingingo ya 232 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango ivuga ko gutana biturutse ku bwumvikane byemerwa gusa nibura nyuma y'imyaka 2 abashyingiranywe babana. Ikirego gisaba ubutane gitangwa mu buryo busanzwe bw'itangwa ry'ibirego mbonezamubano. Nanone wareba ingingo ya 234 ivuga ku rubanza rw'ubutane ku bwumvikane iyo urukiko rumaze kubona ko abashyingiranywe bafite ubushake bwo gutana kandi ko ubwumvikane bwabo bwabaye nta gahato kabayeho n'inyungu z'abana zikaba zaritaweho mu buryo buhagije, rutegeka ubutane. Iyo urukiko rusanze ibivugwa byo mvuze haruguru bitarubahirijwe, ntirishobora kwemera ko abantu batandukana. Ariko wareba muri iyi nkuru y'uyu muhanzi Platini ugasanga we ntiyemera ko umwana ari uwe, nk'uko twanabyumvishe ko iki kibazo kigeze kubaho, ko haje gusangwa ko uyu mwana atari uwe. Nanone mbere y'uko dukomeza ngo tujye kure, ndagira ngo mbabwire impamvu zituma gushyingirwa bita agaciro mu buryo budasubirwaho. Impamvu zishobora gutuma ishyingirwa rita agaciro mu buryo budasubirwaho. Noneho nyuma y'aho mbone kubabwira ikibazo cyangwa se uko dosiye y'uwo muhanzi iteye. Iyo urebye ingingo y'193 y'itegeko nomero 62/2016 ryo kuwa 28 z'ukwa munani 2016, itegeko rigenga abantu n'umuryango, ivuga ko impamvu zituma habaho guta agaciro kw'ishyingirwa mu buryo budasubirwaho ziteganywa gusa n'iri tegeko kandi ari uko urukiko rusanze zifite ishingiro rugomba gutesha agaciro ishyingirwa. Rero izo mpamvu ni izi zikurikira: ishyingira rita agaciro iyo ribaye umwe mu bashyingiranywe atarageza ku myaka 21. Icya kabiri, ishyingirwa rita agaciro ishyingirwa ry'abafitanye isano, iyo abafitanye isano bashyingiranywe kandi bafitanye isano ishingiye ku buvandimwe cyangwa ishingiye ku ishyingirana ku rwego rubujijwe. Ishingiye ku rwego rubujijwe nyine mu magambo make birumvikana. Ikindi kintu cya gatatu, iyo gushyingiranwa bwa kabiri ishyingirwa rya mbere ritaraseswa. Ugiye gushyingirana n'undi mugore cyangwa ugiye gushyingirana n'undi mukobwa cyangwa n'undi mugabo cyangwa n'undi musore, ishyingirwa rya mbere wari ufite ritaraseswa, icyo gihe iryo shyingirwa mukoza ku kanya rigomba guhita rita agaciro. Ikindi kintu cya kane, igihe ishyingirwa ryakozwe umwe mu bashyingiranywe ataryemera. Gutesha agaciro ishyingirwa kubera impamvu ivugwa muri kano gace k'iki gika cya mbere mbabwiye, ntibishobora kuregerwa iyo abashyingiranywe babanye amezi 12 akurikirana. Iyo urebye ingingo ya 195 y'iri tegeko ikavuga ko ishyingirwa riteshejwe agaciro ku buryo budasubirwaho, rifatwa nk'aho ritigeze ribaho uhereye ku munsi isezerano ryo gushyingirwa ryakoreweho. Icyakora ishyingirwa ritaye agaciro rigenera abana uburenganzira burikomokaho, kabone n'iyo abashyingiranywe bombi baba barabigiranye uburyarya. Urukiko rwemeza ko abana bazarerwa nk'uko bigenda igihe cy'ubutane. Iryo tesha agaciro ntirikuraho kandi uburenganzira bw'imirimo nshinganwa nyine y'ababyeyi ku bana babo. Nanone ingingo ya 201 ivuga ko iyo ishyingirwa ryaranzwemo uburyarya, guta agaciro kw'iryo shyingirwa kugira inkurikizi k'uwashyingiwe ndetse wagize uburyarya kuva ku munsi w'ishyingirwa
ishyingirwa riteshejwe agaciro riha uwashyingiwe cyangwa se uwashyingiranywe utarangwaho uburyarya, kimwe n'abana barikomokaho uburenganzira bwose bukomoka ku ishyingirwa. Ishyingirwa riteshejwe agaciro ku mpamvu z'uburyarya bw'abashyingiranywe bombi rigenera abana uburenganzira bwose burikomokaho iyo iryo tesha agaciro ntirikuraho kandi uburenganzira n'imirimo nshinganwa ababyeyi bafite ku bana babo. Urukiko nanone rwemeza ko abana bazarerwa nk'uko nanone bigenwa mu gihe cy'ubutane. Nanone wareba ingingo y'194 y'itegeko nomero 32/2016 ryo kuwa 28/8/2016 rigenga abantu n'umuryango, aho iteganya ko ikirego kigamije gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo budasubirwaho gitangwa n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa undi muntu wese ubifitemo inyungu. Ndetse ingingo y'195 yo ikavuga ko ishyingirwa riteshejwe agaciro ku buryo budasubirwaho rifatwa nk'aho ritigeze ribaho uhereye ku munsi isezerano ryo gushyingirwa ryabereyeho, aho ikomeza ivuga ko icyakora ishyingirwa ritaye agaciro rigenera abana uburenganzira burikomokaho kabone n'iyo abashyingiranywe bombi baba barabigiranye uburyarya. Urukiko rwemeza uko abana bazarerwa nk'uko bigengwa cyangwa se bigenwa mu gihe cy'ubutane. Iryo tesha agaciro ntirikuraho kandi uburenganzira n'imirimo nshinganwa y'ababyeyi ku bana babo. Nanone wakongera ukareba ingingo ya 229 ikavuga ko gutana guturutse ku bwumvikane gusabwa n'abashyingiranywe bombi bamaze kumvikana ku gusesa ishyingirwa no ku nkurikizi ryaryo, kandi bagashyikiriza umucamanza amasezerano akemura ingaruka z'ubutane ku bashyingiranywe n'umutungo wabo kimwe n'abana babo. Icyakora ubutane bwasabwe n'umwe mu bashyingiranywe bushobora guhinduka ubutane bwumvikanyweho mu gihe uregwa yemera ko ikirego gifite ishingiro ndetse akemera ubutane. Wareba nanone ingingo ya 230 ikavuga ko abashyingiranywe biyemeje gusaba gutana ku bwumvikane bagomba mbere na mbere kubarura umutungo wabo mu nyandiko mu nyandiko uwimukanwa n'utimukanwa, kugaragaza agaciro k'uwo mutungo, kugena ibyo buri muntu yakwegukana hakurikije amasezerano y'icungamutungo bahisemo. Noneho tugaruke ku ngingo yacu nyamukuru. Ushobora kwibaza ngo ese ni ibiki byavuzwe kuri uyu mugabo Platini P n'umugore we kuri ibi bintu? Kopi y'urubanza yagiye hanze cyangwa kopi z'urubanza zagiye hanze zigaragaza ko uyu muhanzi Platini P yatanze ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata kuwa 11 Mutarama 2024, cyakirwa kuwa 15 Mutarama 2024. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamata nirwo rufite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza hashingiwe ku ngingo ya 119 y'itegeko nomero 32/2016 ryo kuwa 28/8/2016 rigenga abantu n'umuryango, kuko nemeye Platini n'umugore we baheruka kubana, bivuze ko birumvikana ko batakibana, baheruka kubana mu kagari ka Kanzenze, umurenge wa Ntarama, akarere ka Bugesera, kandi birumvikana ni mu ifasi y'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Muri uru rubanza Platini yavuze ko tariki 6 Werurwe 2021 habaye amasezerano yo gushyingiranwa hagati ye na Ingabire Olivia, kandi ayo masezerano yabereye imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko kandi kuwa 30 Kanama 2023 kubw'impamvu zabo bwite we n'umugore we bifuje ko ayo masezerano yabo yo gushyingurwa yaseswa nk'uko amategeko abigenga abiteganya.
Iyo urebye nanone ingingo navuze haruguru ya 129 y'itegeko nomero 32 akarongo 2016 ryo kuwa 28 z'ukwa munani 2016 rigenga abantu n'umuryango, iteganya ko gutana biturutse ku bwumvikane gusabwa n'abashyingiranywe bombi bamaze kumvikana ku gusesa ishyingirwa no ku nkurikizi z'iryo shyingirwa, kandi bagashyikiriza umucamanza amasezerano akemura ingaruka z'ubutane ku bashyingiranywe n'umutungo wabo kimwe n'abana babo. Ntabwo mwasesa ishyingirwa ngo mubure kugaragaza uburyo abo bana bazabaho. Ese niba tugiye gutandukana, abana twabyaranye bizagenda bite? Ninde uzabarera? Kandi nanone wareba iki kibazo cy'uyu muhanzi, we ntiyemera uyu mwana, cyane ko twese tubizi ko uyu mwana atari uw'uyu mugabo, nk'uko ikibazo kigeze kuvuka mu minsi yashize cyagaragazaga ko yashakanye n'uyu mugore atwite azi ko umwana ari uwe, nyuma yaho aza kuvumbura ko uyu mwana atari uwe. Nubwo uyu mugabo yakomeje gukora inshingano zo kwita kuri uyu mwana, ndetse tunamushimira, ni umugabo w'imfura cyane, bikorwa n'abagabo bake cyane. Rero aba baburanyi bombi ni ukuvuga Platini n'umugore we, basaba urukiko gushingira ku ngingo ya 129 y'itegeko nomero 32 akarongo 16 ryo kuwa 28 z'ukwa munani 2016 itegeko rigenga abantu n'umuryango, rukemeza amasezerano yabo yo gutandukana yo kuwa 30 z'ukwa munani 2023. Akaba ari nabwo nyine bagiye mu murenge, aho bombi bavuga ko bashaka gusesa aya masezerano ku mpamvu zabo bwite. Muri iyi nyandiko y'urubanza nk'uko ikinyamakuru Inyarwanda gifitiye kopi, bagaragaza ko abashakanye nta mwana babyaranye, bityo nta nshingano za kibyeyi birumvikana zizabaho nyuma yo gutandukana kw'aba babyeyi bombi. Wareba ingingo ya 231 aho ivuga ko mbere yo gutana abashyingiranywe bagomba kugaragaza mu nyandiko ibyo bemeranyije kuri izi ngingo zikurikira. Ingingo ya mbere, uzarera abana babyaranye cyangwa abo bagize ababo batarababyaye, ari mu gihe cy'urubanza rw'ubutane, ari na nyuma y'icibwa ry'urubanza rwo gutana. Bishatse kuvuga ko ahangaha n'ubundi bazagaragaza ko uzagumana inshingano zo kurera umwana ari nyina, akaba n'umubyeyi wabyaye uyu mwana. Ingingo ya kabiri ikavuga ko uruhare rwa buri wese mu bashyingiranywe ku byerekeye ku kwita ku bana no kubarera. Hano birumvikane nyine nyina niwe uzakomeza izo nshingano, cyane ko se ahari, se uri hanze nyine utarabyaranye n'uyu mugabo Platini, ndetse aho buri wese mu bashyingiranywe azaba mu gihe cy'urubanza rwo gutana, ko iyo abantu bari muri process zo gutandukana ntabwo baba bakiba mu nzu imwe, buri wese agaragaza aho azaba ari mu gihe cyo gutandukana. Ikindi kintu cya kane, ibitunga umuntu umwe yaha undi mu gihe cy'urubanza rwo gutandukana, kugira ngo yirwaneho mu gihe adafite ibintu bimuhangije, hatitawe ku icungamutungo bahisemo. Ababuranyi bombi nk'uko twabivuze haruguru, ari we Platini n'umugore we Olivia, bagaragaza ko basabye gutandukana mu gihe ibikoresho byo mu nzu bari batunze ari byo bagabanye ku bwumvikane bwabo, hakurikijwe ku byo buri wese yari akeneye. Ikindi ni uko ya nzu nyine abantu benshi bajyaga bavuga ngo iyi nzu y'uyu musore rwose iragiye n'iki, mu kumvikana gutandukana, iyo nzu ifite UPI 5/07 akandi karongo 09/02/32/78/79 iherereye mu mudugudu wa Nyarugenge, akagari ka Kanzenze, umurenge wa Ntarama, akarere ka Bugesera, intara y'Iburasirazuba, yabaye iyanemeye Platini nk'uko babyumvikanye. Iyi nzu n'ubundi yakomeje kuguma mu biganza by'uyu mugabo, urumva ntabwo yavunikiye ubusa, iyi nzu izakomeza kuba iye. Rero iyo urebye ku mpande zombi, izi mpande zombi zemeranyije ko nta ndishyi zizatangwa muri uru rubanza, kuko ikirego cyo gutandukana bose bacyemeranyijeho hashingiwe ku masezerano basinye yemera gutandukana.
Kuri uyu wa kane rero tariki 27 Kamena 2024 bombi batangiye kuburana mu mizi. Iyo ababuranyi batangiye kuburana mu mizi, urukiko ruba rukeneye ko bombi bemeza ibyo ibya gatanya yabo imbere y'urukiko, ndetse bakabyemereza imbere y'urukiko, hanyuma urukiko rukazafata igihe cyo gutangaza icyemezo cya nyuma. Kopi y'urubanza kandi igaragaza ko bombi baburanye bahagarariwe n'umunyamategeko umwe, aho uwo munyamategeko yabwiye Inyarwanda ko kuba baraburanye bafite umunyamategeko umwe bivuze ko gutandukana kwabo ari ikintu bemeranyijeho, ari nayo mpamvu biyambaje umunyamategeko umwe. Kandi niko biba bimeze, kuko mu busanzwe iyo ababuranyi batemeranya ku gutana, buri umwe agira umunyamategeko we mu rukiko, kandi bose bumva hano bashatse umunyamategeko umwe. Ikibazo cyo gutandukana kw'abashyingiranywe bamaze igihe gito babanye ni ikibazo kimaze kugira imbaraga nyinshi muri iyi minsi, ndetse leta yagakwiye kugihagurukira kugira ngo iki kibazo gikemuke. Niba mwararebye ikiganiro twaganiyeho mu minsi ishize, hari umushinga w'itegeko leta yateguraga yuko nuko wenda utarajya hanze, nujya hanze nabwo nzabakorera ikiganiro kivugaho, kivuga ku batandukanye, uko bigenda byose nyine, n'igihe badashobora gutandukana igihe bahisemo kubana, ibyo bagabana n'ibyo batagabana. Rero ikibazo cya divorce, gutandukana kw'abashyingiranywe bamaranye igihe gito, batanamaranye igihe kinini, ni ikibazo kimaze kugira imbaraga zikomeye cyane, aho iki kintu gishobora kuganisha umuryango nyarwanda mu hazaza habi, kuko akenshi abantu benshi usanga bakunda kubigiraho, nabyita nk'ihungabana, agatinya gushaka kuko aba atekereza ko ashobora gushaka umuntu mubi, bikaba ibibazo n'ubundi. Ugasanga urugero nk'umugore yari yifitiye imitungo ye rwose, yaravunitse, yarakoze, umusore araje, barabaye, umusore azanye utuntu two mu nzu gusa, mu kugabana bagabanye n'imitungo uyu muntu yavunikiye igihe kinini. So ibi ni ibibazo byinshi leta yacu ikomeje kurwana nabyo kugira ngo irebe ko yazabikemura, ndetse hari n'umushinga w'itegeko uri gutegurwa nk'uko nabibabwiye, ariko hari imibare ikigo cy'ibarurishamibare kigaragaza, aho mu mwaka wa 2019 ingo zasenyutse binyuze muri gatanya zageze ku 8,941 zivuye ku ngo 1,331, aho ingo zisenyuka binyuze muri gatanya zageze ku 8,941 nk'uko nabivuze haruguru. Bivuze ko ingo 1,331 zari zasenyutse mu mwaka wawubanjirije muri 2018, bikaba bisobanuye ko ingo zisenyuka zari zikubye inshuro 6.8 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Ibaze umwaka wawubanjirije habonetse ingo zingana kuriya 1,000 nk'uko nari mbivuze, nyuma yaho biza kwikuba bigera muri 9,000. Urumva ni ikibazo. Ni mu gihe raporo y'urwego rw'ubucamanza mu Rwanda yo yerekana ko mu mwaka wa 2022/2023 muri iyo myaka ibiri inkiko z'u Rwanda zemeje ko gatanya za burundu ziba 3,000, zabaye 375 zatanzwe ku bashakanye byemewe n'amategeko. Mu gusoza reka nsoze mbashimira mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, ndetse mbashishikariza gukora subscribe niba mutarayikora, kugira ngo mujye mubasha gukurikira ibiganiro byacu, ndetse nanabasaba niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, niba hari ikibazo ufite, niba hari ihohoterwa ukorerwa n'uwo mwashyingiranywe, niba ushaka gutanga
inyunganizi cyangwa inama mwatwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero iri aho ngaho, ndetse ukanyandikira no kuri WhatsApp kuri iyo nimero iri aho hasi kugira ngo mbashe kugushyira muri groupe y'abandi banyamategeko mujye mwigiramo ibintu byinshi cyane, ndetse nkomeza kubibutsa ko serivisi zacu ari ubuntu, ndetse niba hari icyo ushaka kudusangiza mwatwandikira muri comment. Murakoze cyane, mugire ibihe